icyo nicyo cyabaye cyo kuririmba stade ya Ngoma irafatwa cyane barayibohoza bagira ubwami bwa Rayon Sport ikipe yari mu rugo iraceceka ikipe irabura iburi iwayo irabura kabisa baragenda barayicecekesha burundu ariko ibi nubwo ari byiza nje nakunze cyane imitangirire y'akazi umutoza Rwaka ni imitangirire yabaye myiza kubera ko iyi kipe ya Muhazi ni ikipe iri muri zone rouge ni ikipe itameze neza nayo ntabwo yarizera kuguma mu cyiciro cya mbere bivuga ko yari yiteguye gutanga challenge yambaye kuri Rayon yayo bari babizi ko mu gihe Bugesera yatsinda match bari tamanuka muri relegation ko Kiyovu yari yatsinze so yari match ikomeye cyane arimo Anje iteye ubwoba kubifata rero nubwo buremere bifite nizo ngufu bifite mu mutwe nyine wa Muhazi bizi ko ushaka kugutesha amanota kandi ukabizi ko Rayon Sport hari yaciyemo iminsi hatari mu tuntu tumeze neza murabizi ikibazo cy'abakinnyi ngo bari ruswa hajemo kiriya kibazo cya federation tuza kugarukaho mu kanya n'amaci ya Mukura ibintu nyine hari ukuntu hanze y'ikibuga wabonaga muri Rayon Sport bisa naho bidatuje babasha kubijera babasha kubirenga babasha gukora resultat nziza. Congratulations ku batoza bahawe akazi ko gutoza Rayon Sport muri ino minsi isoza. Gusa ubwo bagize amahirwe yo gufata umwanya wa mbere nge mfite message ngufi nshaka kwihera abasaza abisoreza bariko yego Rayon iri muri position nziza yo gutwara igikombe bitigeze bibaho kubera iki biri mu biganza byayo nta kindi kintu na kimwe bakeneye kureba kuri APR gutsinda imikino 6 barasabwa gutsinda match 6 zikurikiranye igeze gutsinda 10 muri yego izo match 6 zirasaba ibintu bitatu ikintu cya mbere Rayon Sport mwirinde kuko ubu bigiye kubaremerana kurusha ikindi gihe cyose mwigeze mubiteka amabwizo match 6 zinyuremo match kurikira barasura Etincelle Rubavu match komeye bahite bakira mu rugo Rutsiro Este nanone ego bayikipira mu makipe 5 meza bahite basohoka match 2 ego polisi bizaba ari Kigali bahite bagiye Bugesera kwa Bugesera iri mu manegeka ego hanyuma bakire Vision banakire equipe ya Gorira mu mikino 6 ndabona Rayon Sport izakiramo imikino 3 igasohoka imikino 3 aha fair enough ni imikino 6 ikini rero ibanga rya mbere niba basaza abantu barabagiriye icyizere bakabakunda bakavuga yuko mwagarutse mu bintu byanyu imbaraga z'amafaranga muri no champion muzi ko niki kubakinnyi ubwo ndavuga kubahemba mukabakuramo urwitwazo kuba amaprime ari hejuru aha ndabwira Muvunyi na Tadeyo ibintu by'ibihumbi 100 mu bivemo muhanike prime abafana bari mukanguke mufani club muzamura amafaranga namukeneye igikombe mutangire kwinjira muri za desa kuri match itsinzwe 200 mukinnyi yumve yuko bikomeye umurindi kumanukana na ahantu hose igiye kuko za bisi na yamaga murimo muravuga amagambo ntazaza ikintu ngo hari ukuntu ngo batwibya ngo badusifuriye pusi ya kabiri nyuma y'iyo ngiyo yo gukora ibibareba iyo uzi yuko bikomeye cyane you hit by knockout Rayon Sport mugira ikintu kimwe kijye kibafasha ariko ubundi mukagikoresha ntacyo kikibamariye ikintu cyo guplayinga role ya victim buri gihe ntabwo ari cyiza iyo uzi yuko bikomeye gutyo ubizi yuko nibyo muvuga ngo ifirimbi nguraza kubigoye nibiki you hit by knockout ni kuri ababigenje hari ingoma ushyiramo ibitego 2 kare ibintu ukabisoza muri half time ukagenda ukaryama ugasinzira ibi mwabibonye mu gice cya kabiri byatangiye gutera ubwoba ubwo rero ni ukugarura ibintu muri half time iminota yanyu 45 ya mbere ikaba ari umuriro wo kotera kure ingingo yanyu ikomeye cyane hanze y'ikibuga ya Nyarugenge ni hararangira ari ukuntu mu excited nabyibukije abagacinyi bushize mukagenda mukishima cyane mukibagirwa mbese nkunda hanze y'ikibuga ya Nyarugenge ndakunda cyane ariko hanze y'ikibuga habaho nibera ujya kumva hari umunyamakuru nabonye bivuga ngo hari ikipe imwe itsinda ngo akagira umuntu uvuga ngo njye nateguye match ngo yanganya ngo akavuga ngo
ngo abakinnyi bitwaye nabi cyangwa akabyegeka ku mutoza simuvuze. Mumenye ko hariho imbaraga nyinshi bisaba gutwara igikombe kandi muranabizi, ariko ikiruta byose nizo mbaraga mujya muvuga ngo za nje ntemera. Urabizi ko n'abarozi bajya bavuga mu mupira ngo ikipe ifite umufeyiro hatari, niba binageze yuko noneho muvuga ngo abakinnyi bani kugira ngo batuze mu mutwe mwabwiye ngo mwabazanira abafeyiri bakomeye, ubwo nabyo mwabikora kuko ntose wasigezeho. Kuko abakinnyi bo mu Rwanda Ruvuyanga abantu bashobora kugira ngo muzi ibintu ntatekereje ariko nabitekerejeho. Abakinnyi bo mu Rwanda hari igihe usanga bari kunenga ikintu bajya babunenga rimwe na rimwe ngo iyi match ngo batumanuye Zimbabwe kweri ngo ngumva bishoboka. Niba uzi ko ibyo bintu warashukisha bamotive mentally, gabanya urwitwazo. Umuvunyi Tadeyo, mwebwe mubareka abakinnyi bakora ibintu uko babishaka, mubashyira muri position nziza, abafana mushyigikira ikipe, mukore match 6 mutware otherwise nimutagitwara. Rayon Sport iragihuye nyuma yaje gusohora itangazo ni ku mugoroba, basohora itangazo bavuga yuko bajya ihuye gukina, ariko hari ibyo yibukije Ferwafa muri rusange. Ekipe ya Rayon Sport yemeje mu buryo budasubirwaho ko iraza gukina umukino wihuye na Mukura mu gikombe cy'amahoro, umukino ubanza. Ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo kwa mbere yakoze imyitozo nta kiruhuko yatanze, imyitozo ya mu gitondo, cyari ikimenyetso mu by'ukuri hakiri na kare cyane kigaragaza ko iri kwitegura umukino wo kuwa kabiri, kuko iyo uza kuba udahari ekipe ya Rayon Sport ntabwo ari gukora imyitozo ya mu gitondo yarayikinnye. Ekipe ya Rayon Sport rero yatangaje Ruvuyanga, ndabinyuramo nihuta cyane, ivuga ko igiye gukina umukino wo kwishyura ubanza nako. Association Rayon Sport ku mwanzo w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa, ubuyobozi bwa Association Rayon Sport bwamenyesha abafana bayo ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru ko batanyuzwe n'umwanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa kuko wafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga amarushanwa. Ni icyemezo kigaragaza akarengane gakomeye, nubwo bimeze bityo nk'ikipe iharanira amahoro igahagararira abafana bayo, twafashe icyemezo cyo kwitabira umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro tuzahuramo na Mukura uteganyijwe kuwa kabiri tariki 22 Mata. Barakomeza impamvu zihamya iki cyemezo. Guharanira amahoro ni ingingo ya mbere, ni icyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubahiriza intego nyamukuru igikombe cy'amahoro, kwimakaza amahoro binyuze mu mupira w'amaguru, niyo ntego ya Association Rayon Sport kandi tuzakomeza kuyaharanira. Kabiri, guharanira ubutabera n'ubunyamwuga. Nubwo amategeko atubahirijwe, dufite icyizere ko amakosa yakozwe atazasubirwamo hagamijwe gusigasira icyizere cy'abakunzi b'umupira n'iterambere rya siporo y'u Rwanda. Abanyamategeko bacu bazakomeza gutanga ibitekerezo n'isesengura mu nyungu rusange z'uyu mukino. Cya gatatu, Ferwafa ntikwiye kwica amategeko nkana. Tuributsa ko ari inshingano za Ferwafa kurengera amategeko no kuyubahiriza aho kuyica nkana. Umuryango uyobora umupira ugomba kuba icyitegererezo mu kubahiriza amategeko yashyizweho n'abanyamuryango bawo. Turasaba abanyamuryango ba Ferwafa gusigasira amategeko mu gihe yirengagijwe ku bushake. Niba nasoza Ruvuyanga reka misoze, twese dufite inshingano yo gukomeza kubungabunga amategeko atugenga. Ferwafa igomba kuzuza inshingano zayo nk'uko amategeko abiteganya. Dushingiye ku ngingo ya 38(5) y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa igira iti les frais de séjour additionnels des deux équipes et des officiers de match relatifs à l'hébergement et le transport dans la ville du match seront à la charge de la Ferwafa. Ferwafa isabwa muri ingingo gutanga ibizagenda kuri uyu mukino byose, abasifuzi, abayobozi ndetse n'ikipe muri rusange bw'abajoma kwicumbikira no kwigaburira mu gihe igiye gukina uyu mukino. Abarasaba Ferwafa kubyubahiriza gutanga ibizagendera kuri uyu mukino ni Rayon Sport yisabira. Izakina ku munsi w'ejo ku isaha 9, umukino ntabwo kiri saa 11, ni saa 9 umukino kandi hazakinwa iminota nyine yari isigaye tuzanabagezaho. Hanyuma indi mikino rero yabaga twinyuriyemo abantu dusoza nuko Kigali yatsinze ikipe y'Amagaju itegura kuri kimwe, Musanze kunganya na Vizi y'ubusa ku busa, Mukura itsindwa na Kiyovu kuri kufura mu minota 10 ya nyuma igitego kimwe ku busa, Marine itsinda Gorira mu rugo irubavu bayite mu minota y'inyongera ya nyuma y'inyongera. Abonye barishimye General
cyane yakoze pompaje muri stade byari byiza cyane. Marine rero itsindagura 2-1 mu gihe Muhazi yatsinzwe na Rayon Sport 2-0. Hanyuma Rutsiro ejo yanyagiye Bugesera ibitego 4-2. Iyi Bugesera nayo iri mu mazi abira kubera ko Rutsiro yitsinze ibitego 4 mu minota 10. 4 mu minota 10. Bo bitari ingingo cyane bose na Dinyo barageramiwe pe. Birakomeye bashaka kumanuka Ruvuyanga mbere yuko ubwo abantu bamenye ko Rayon Sport ejo bazakina iminota yari isigaye. Ubwo match tuzabagezaho kuri Radio Rwanda. Zandani zikavuga yuko habaye ibiganiro bikomeye cyane byari binagoranye no ku bujurire bwa Rayon Sport bwanzwe ngo baganiriye nyine n'inzego zitandukanye biba ngombwa ko bemeranya ko Rayon Sport yakiniye iminota isigaye hanyuma akazitegurwa match retour. Ariko kimwe mu byabaye motivation ni intsinzi bari bakuye ingoma cyane. Ikintu cy'ingoma cyatumye bavuga ati okay reka dutuze ubwo twegukanye umwanya wa mbere bakaba rero ubwo ibindi tuzabireba kuri match za Mukura. Ni na Military Games imikino yatangiye ya gisirikare simtindaho ariko ikipe zikomeye zatangiye zitsinda RG yitwaye